turakwitabye karamenya gasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 19 Gicurasi 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 14 umurongo wa 5 kugeza ku 18. Muri Ikoniyo abanyamahanga n'abayahudi bajya inama n'abatware babo ngo bagirire nabi intumwa, bazitera amabuye. Paulo na Barnaba babimenye, bashaka ubuhungiro mu migi ya Lisitira na Deribe yo muri Likawoniya no mu turere tuyikikije, naho bakomeza kwamamaza inkuru nziza. Nuko Lisitira hakaba umuntu waremaye ibirenge, kuko yaravukanye ubumuga atigeze atambuka. Umunsi umwe yarateze amatwi Paulo yigisha. Paulo nawe amwitegereje, abona ko afite ukwemera guhagije kugira ngo akire. Amubwira mu ijwi riranguruye ati, haguruka uhagarare wemye. Umuntu arabaduka aragenda. Rubanda rero ngo babone ibyo Paulo amaze gukora, batera hejuru bavuga mu rurimi rwabo kavukire rwo muri Likoniya bati, Imana zisa n'abantu zaje muri twe. Nuko Barnaba bamwita Zewusi, naho Paulo bamwita Herimesi, kuko ari we wakundaga gufata ijambo. Nuko umuherezabitambo w'ikigwamana Zewusi, ingoro yacyo ikaba yari ku irembo ry'umujyi, azana ibimasa bitatse indabyo abishyira imbere y'irembo, kuko ashakaga we na rubanda gutura igitambo. Ariko Paulo na Barnaba ngo bumve iyo nkuru, bashishimura imyambaro yabo, maze biroha muri rubanda batera hejuru bati, ibyo mukora ni biki? Natwe turi abantu nkamwe. Inkuru nziza tubamenyesha irabasaba ko mwigizayo ayo manjwe, ngo mugarukire Imana nzima yaremye ijuru n'isi, inyanja n'ibiriho byose. Mu bihe byo hambere yaretse amahanga yose akora ibyo yishakiye, nyamara ntiyaretse gutanga ibimenyetso bihamya ubugiraneza bwayo. Ibaha imvura n'ibihe by'uburumbuke, ikabaha ibibatunga, n'imitima yanyu ikayuzamo ibyishimo. Amagambo yabo atuma rubanda batuza, ariko bigoranye, bityo bareka kubatura igitambo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 115. Uhora ntabwo ari twebwe, ahubwo n'izina ryawe ukwiye guhesha ishema. Ntabwo ari twebwe uhoraho, ntabwo ari twebwe, ahubwo n'izina ryawe ukwiye guhesha ishema. Niki gituma amahanga avuga ngo mbese Imana yawe bahehe? Imana yacu iba mu ijuru, icyo ishatse cyose ikagikora. Ibigirwamana byabo si ikindi, ni feza na zahabu, ni ibintu byabumbwe n'intoki za muntu. Murakagira umugisha w'uhoraho, we waremye ijuru n'isi. Ijuru ni ijuru ry'uhoraho, naho isi yayigabiye bene muntu. Uhoraho ntabwo ari twebwe, ahubwo n'izina ryawe ukwiye guhesha ishema. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mw'ibanjiri hagati kwanditswe na Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 21 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, umenya amategeko yanjye kandi akayubaha niwe unkunda. Kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Yuda utari Isikariyota aramubaza ati, Nyagasani, utewe n'iki utwiyereka ntiwiyereke isi? Yezu aramusubiza ati, umuntu nkunda azubaha ijambo ryanjye, Data azamukunda, maze tuzazi we tubane nawe. Utankunda ntamenye n'ijambo ryanjye, kandi rero ijambo mwumvise si iryanjye, ni irya Data wantumye. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umuvugizi wo mutagatifu Data azohereza mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, kandi abibutse n'ibyo nababwiye byose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, urukundo rw'Imana buri munsi. Muri Gloria, indirimbo turirimba n'ibyishimo Imana nisinzwe mu ijuru, hari aho bavuga bati, no munsi abantu ikunda bahorana amahoro. No munsi abantu Imana ikunda bahorana amahoro. Nuko abantu benshi bakibaza ngo, harya ubwo hari abantu Imana ikunda, hari n'abidakunda? Iri jambo abahanga mu gushyira Bibiliya mu ndimi
hari ubwo batajya barihurizaho, ariko iri jambo nta handi ryerekeza. Ntabwo Imana icamo abantu ibice, nta nubwo Imana ikunda abantu bamwe cyangwa ngo yange abandi, ahubwo Imana ikunda abantu bose. Ahubwo icyo bishatse kuvuga ni abantu bakunda Imana, ahubwo abantu b'umutima mwiza, de bonne volonté, benevolutas, abantu, umuntu ukunda Imana, umuntu ufite umutima mwiza, uwo niwe ubona Imana, uwo niwe ugira amahoro, ukunda Imana. Rero nujya uririmba nawe, nubwo umuhanzi cyangwa undi wese ashobora kubihindura agashyiramo ati abantu Imana ikunda, byibuze ujye wumva ko ako kantu ntabwo ari abantu Imana yayifatira ku ruhande ngo ikunde, ahubwo niba abandi b'umutima mwiza, abo nibo bashobora kubona Imana, abo nibo bashobora kugira amahoro. Naho ubundi igihe cyose udafite urukundo rw'Imana, igihe cyose umutima wawe utarangamiye Nyagasani, biragoye nyine ko wagira amahoro, wabona Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo twateguriwe aradufasha kuzirikana ku mpamvu Imana itajya kwiyereka, ku mpamvu Imana itajya inyereka. Hari impamvu nyinshi, nawe ujya ureba mbere ya byose niba ufite umutima mwiza wo kuba wabona Imana. Nawe aba umutima mwiza ugororotse niwe wabona Imana. Umutima mwiza ni umutima wicujije, ni wa munyabyaha wicujije ubona Imana. Umutima ukunda Imana, umutima ubona Imana, umutima wiyoroheje, umutima ufite ubushake, umutima mwiza, umutima ubona Imana. Kuki Imana itajya inyereka? Ese wo ntibirakubaho wajya gusega kuva bitafashe? Igihe cyose ukajya ubaza utari kugukingira Nyagasani atajya abwira, atajya inyereka, ni iyihe mpamvu? Isomo rya mbere riratubwira abantu Imana yereka ndetse n'abandi batayibona. Turabona intumwa Pawulo na Barinaba bari kwigisha, bakabirukana, ariko babirukanye muri uno mujyi bakajya mu wundi. Baraza kugera rero ahantu bakora igitangaza, ariko batakibwirijwe nabo ubwabo, ahubwo na Yezu Kristo wazutse. Nuko bamaze gukora igitangaza, abantu bahise babonamo indi shusho, kubera ko muri uwo mujyi bari basanzwe basenga ibigirwamana, Zeus ndetse na Hermes. Nuko ngo bashaka kubatura ibitambo. Ibi birerekeza mbere na mbere abantu uburyo bumva Imana, Imana ishashagirana, Imana izikangata, Imana ikora ibitangaza, Imana ihungeta, Imana ikomeye, Imana iza mu muyaga w'inkubi, Imana ya yindi yo mu isezerano rya kera. Nari ngiye kuvuga ni nkaho izikanga abantu n'ibimenyetso bikakaye, n'ibimenyetso bihambaye. Iki ni cyambere gitumye aba bantu batabona Imana, ntago barabona Imana. Turabona urugero muri iri somo rwa Pawulo na Barinaba, batwereka urugero rwiza rwo kubona Imana, kwiyoroshya. Nuko bakanga gutwurwa ibitambo, kandi igihe cyari kigeze. Iri somo riraza kunyigisha nanjye uno munsi, igihe nakoze neza abantu bakankomera amashyi, abantu bakavuza impundu. Nuko rero njye mbamenge kugira ngo ntaza kwakira ibyo bitambo, kuko icyubahiro ari cy'Imana. Ahubwo Pawulo na Barinaba bakansaba kwiyoroshya kugira ngo nakire nanjye Imana, kuko abiyoroshya nibo bazabona Imana. Alleluya, amen. Nyagasani afite uburyo agenda twigaragariza. N'ivanjiri n'uyu munsi iratwereka uburyo Nyagasani yifuza kutwigaragariza. Ubwo turi kuzirikana muri iki cyumweru cyose, tuzakomeza tuzirikane uburyo Yezu asanya n'abigishwa be. Ariko nyuma yo gusanya n'abigishwa uko bigenda, nyuma yo kumva ijambo ry'Imana nawe mu kiliziya, nyuma yo guhabwa Yezu, bigenda bite? Iyi vanjiri turazirikanamo agahinda ka Yezu. Yezu amaze kugaburira abigishwa be, amaze gusangira, ariko muri bo haruza kumugambanira, hanuza kumwihakana. Turatinda cyane kuza kumugambanira ari we Yuda. Ubwo yaramaze gusohoka agiye, nuko agiye gucura imigambi bisha, agiye kugambana, agiye kuzanira Yezu kabureta, abagiye kumugira nabi. Turamo ikintu gikomeye, Yezu asigaranye n'abandi. Nuko agatangira akababwira, akabaha impanuro. Ariko nabo bagize ubwoba, kuko bigiye kuba muri iryo joro, ibigiye kuba ku munsi ukurikiyeho, biraza kuba biteye ubwoba. Nibwo rero bavuze bati, ngo Yuda utari Isikariyota. Waramubaza ati, Nyagasani, utewe n'iki utwereka ariko ntiwereke isi?
amen amen amen. Iyi jambo turi kuzirikanaho kuki Nyagasani yereka abigishwa be nawe si bose ntiyereke abandi. Urebye neza uburyo iyi nkuru ikurikirana, Yuda amaze kugenda umugambanyi, bishatse kuvuga nta rukundo yifitemo, nta mutima muzima agifite, yagiye. Hanyuma abasigaye Yezu agiye kubihishurira. Iyo wasigaranye na Yezu ugira uburyo muganira, agakwishurira, mukaganira, mukamenyana, mugasabana. Aba rero nubwo bari mu kaga, Yezu agiye kugenda, agiye kugambanirwa, ariko Yezu aracyafite umutima mwiza wo gukomeza kubabwira. Ngaba rero basigaranye na Yezu bagiye gukomeza kugenda babwirwa. Aho uraza kumbaza uti ko Petero nawe aza kumwihakana, biraza kugenda bite? Nawe nyine ari kumwe nawe, ariko Petero tumubona yihakana Yezu bya bintu by'ubwoba, ariko yakomeje kuguma iruhande rwa Yezu, akomeza kumwumva impanuro za Yezu. Kuki Yezu atanyereka ahubwo akiyereka bariya? Kuki Yezu njye ataranyereka? Ese we Yezu Kristo ajya kwishurira? Twabonye ko umutima mwiza aribo bazabona Imana. Naho rero iki ni ikimenyetso Yezu aguhaye ko urukundo rwa Yezu rudafata ku ngufu. Yuda yanze urukundo rwa Yezu bituma agenda, ariko abasigara na Yezu, Yezu akomeza kubigisha umutima mwiza ni ubona Imana, ntabwo ari ingufu ahubwo n'ubushake. Urukundo rwa Yezu, urukundo akunda abantu be kugira ngo barusheho kugira amahoro n'umunezero usendereye. Nawe uraza gusanga ushobora kuba usenga ukaririmba ugahagomba ugakora ibikorwa by'urukundo ariko utarabona Imana, kandi byaba cya gihe nawe ubikora nta mutima mwiza urimo. Ushobora gufasha abantu, ugafasha abakene benshi cyane ariko nta mutima urimo. Ushobora gukora ibikorwa bihambaye, ukubaka amatemo, ukubaka ibiraro, ukubaka imihanda, éclairage public, ugakora ibikorwa bihambaye bishashagirana ariko nta Mana irimo. Kuko Imana buri gihe iza mu kaga gahuhera, bishatse kuvuga kwiyoroshya. Umutima wiyoroshya niwo umutima ubona Imana, umutima wicara ugatuza. Ngiki gisubizo Yezu yaragiye guha uriya Yuda utari Iskariyoti, ariko yakomeje kugenda amusobanurira, amubwira uburyo umuvugizi wari umutagatifu agiye kuza kugira ngo bazakomeze bagumane, kuko bagize ubwoba, bafite agahinda. Yezu agiye kugenda, Yezu agiye kubambwa, Yezu agiye kumwica, ariko Yezu n'ubundi azakomeza kugenda bahumuriza, abihishurira. Abo umutima wiyoroshya nibo Kristo yihishurira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa wari mwiza cyane, ngo ku buryo umukobwa yatambukaga abasore aho bari bateranye bari nko guhata ibijumba, bamwe bamureba bagahita bitema kubera ko nyine baragaye. Umukobwa rero ngo yari yarize bikomeye cyane, ngo yitwaga Solange. Solange rero yari yarize ari umudogiteri. Ngo rero ngo abadogiteri benshi bifuzaga ko ari we bashaka ubundi bakabana. Abadogiteri benshi bagashora dosiye iz'urukundo, Solange akababenga akabanga. Solange ngo afite akazi gakomeye cyane. Nuko rero umunsi umwe cyara kabaye, Solange igihe kiza kugera bagiye kumva ko yashingiwe, kandi noneho bibabaje bitangaje ngo yashakanye n'umushumba uragira amatungo. Nuko abanyamakuru bose batondana za kamera, ati urugo rwanyu ntabwo ruzamara kabiri, uyu musezerere ushakira abadogiteri bakomeye cyane. Nuko abanyamakuru iyo nkuru neza neza baza kuyitonda, baza kuyitoragura, barazana za kamera zose muri ubwo bukwe, baraza. Nuko igihe kigeze, Solange amaze kubana n'umugabo we Pierre, abanyamakuru bamutunga kamera, ati Solange rero ugatubwira uburyo wabenze abadogiteri, ukabenga bari bafite akazi gakomeye, ukabenga abantu bize amashuri akomeye cyane nk'uko nawe wize, ukajya gushakashaka na kavuruvundi n'uyu mwene ngofero muzi kwa rushati wirwa kwari ifumbire. Wabitewe n'iki koko umukobwa mwiza nkawe, umukobwa wize, ugashakana n'uriya bishoboye ko azi gusoma gusa no kwandika gakeya? Koko wabitewe n'iki? Abanyamakuru ngo barakaye bose iyo nkuru, ariko yabaye kimombo. Iyo nkuru iraza kubona za views nyinshi. Nuko ngo Solange ngo arababwira ati, mva rero mureke mbabwire mw'abanyamakuru mwe, uburyo twashakanye n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye yahoze akunda iwacu, agakunda amatungo y'iwacu, agakunda imirima y'iwacu, yatwaraga ifumbire nk'uko mubivuga, adutwarira ifumbire imirima yacu, koko arayifumbira imera neza, tureza birakomeye cyane. Amatungo yacu akayitaho, inka zacu akazitaho, akazihanagura, akazoza. Nuko rero nza kubona ikimenyetso gikomeye muri we,
uburyo twitaho mu rugo, uburyo yita ku matungo yacu, akita ku mirima yacu, kandi byose akabikora ari ukwitanga, tukeza tugatunga tugatunganirwa kubera we. Ubwo bwiyoroshye yari afite bwarankuruye, mpita numva ko amashuri ifite, igihagararo ufite, ubwiza afite, mpita numva ntacyo ndicyo. Aho niho nahereye bwa mbere mukunda, ukuntu yiyoroshya n'uburyo yitanga, nahise numva ntacyo ndicyo. Ariko icya kabiri gikomeye cyane cyatumye mukunda ni urukundo yangaragarije we. Uburyo nagiye mu bitaro ndwaye indwara ikomeye cyane, indwara yari yarananiranye kuvurwa, indwara y'icyaduka, indwara y'icyorezo. Nuko abantu benshi baranyinena, baranyinuba, bamakato. Ahantu mama atashobora kugera, ahantu papa atashobora kugera, ahantu inshuti yanjye itashobora kugera, babura umuntu n'umwe wandwaza, babona umuntu n'umwe wanyitaho. Ndetse n'abamuganga bampaga ibiryo babintereye, babinjugunyira, kubera ko nabo batashaka kwandura. Umunsi umwe nagiye kubona mbona ntabizi, mbona ari Pierre undi ruhande, ari undwaje, ari unzanira ibiryo, abandi bose batari kungeraho, abandi bose nta n'ushaka kungeraho. Maze kubona umutima mwiza wa Pierre, uburyo ari mwiza, mbona ntacyo ndicyo, mbura aho nakwirwa, mbura icyo nakora. Nibwo ku giti cyanjye ngewe namwisabiye urukundo, kuko nabonaga afite urukundo rwinshi, nabonaga afite urukundo rwinshi. Niyo mpamvu ari jye wamusabye urukundo. Ngize Imana mbona ararumpaye, niyo mpamvu twabanye, mbana n'umuntu ufite urukundo, mbana n'umuntu wicisha bugufi. Uko niko nabanye n'umuntu mwiza, nanjye kera kabaye bizatuma umuntu mwiza. Nuko abanyamakuru uherwa niho hagiye kugira ugira umutunga kamera, baragenda. Urugo rwa Pierre na Solange rumeze neza, rurakomeye kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko ko we nanjye akenshi twabuze urukundo. Mutagatifu Agustina wavuze ati, ntukavuge ngo wabuze umwanya wo gukora iki ngiki, wabuze umwanya wo gusura umurwayi, wabuze umwanya wo gukora igikorwa cy'urukundo, ahubwo icyo wabuze urukundo. Amen, amen, amen. Impamvu ingo nyinshi zisenyuka ni ikibazo cyo kubura urukundo. Impamvu mushwana n'umuntu nyine ni ikibazo cy'uko mubuze urukundo hagati yanyu. Impamvu yo mu kiliziya ukabona urabihiwe ni uko ubuze urukundo rw'Imana, ubuze umutima mwiza w'Imana. Wongera rero impamvu washakanye n'uriya ntushakane n'uyu. Ese koko ni urukundo rumubonyemo? Ni ukwiyoroshya? Ni umutima mwiza? Kuki uriya ari washatse ntushake uriya? Nicyo Nyagasani adusubiza uno munsi. Impamvu atwiyereka ntabwo ari uko turi abantu beza, ahubwo Nyagasani yifuza gutugira mwiza. Ntabwo ari uko dukunda Nyagasani, ahubwo nuko Nyagasani yifuza kudukunda, kuko twe ubwacu burya nta rukundo dufite. Na niyo mpamvu tumeze nka Solange ati, tukarebamo Yezu urwo rukundo, natwe tugasaba Yezu urukundo. Ariko mubyeyi mukristo muvandimwe, byajya gushyikira ugasaba Yezu urukundo ati, Yezu ndifuza ko twakundana. Gusaba Yezu urukundo, uyu munsi buri wese afate umukoro asaba Yezu urukundo ati, Yezu ndashaka nanjye kugukunda, uremera ko twakundana? Yezu ntabwo ashaka kwanga ko mukundana, arabyifuza. Yagukunze mbere, asigaje ko nawe utera intambwe imwe umusanga, ubundi musangire. Musangire, ntuze kumuta ku meza nk'uko Yuda yamutaye ku meza, aho ugumane nawe mukomeze musangire ibyiza. Ongera ushishoze ku bantu ukunda. Ese ubakundira iki? N'iki gituma ubakunda? Nibyo twita urukundo, ni ibishashagirana. Ukunda umuntu kubera amashuri, ugakunda umuntu kubera amafaranga, ugakunda umuntu kubera ibintu afite. Ariko ibintu nibirangira, uwo muntu nako buzarangira. Ubuntu bw'Imana nabwo ntabwo nyine mufite. Harabura ubuntu bw'Imana. Mufite ibintu ariko nta bumuntu buhari. Mufite ibintu ariko nta buntu bw'Imana mwifitemo. Nyagasani ushaka nawe kwiyereka, fata igihe umwitegereze, umurebe, umusure, musabane, ngira ishengerera. Kugenda ukareba Yezu, gusura Yezu, kumusanga kenshi, kugira ngo muganire nawe umusaba urukundo ati, Yezu nanjye ndifuza kugukunda, nubwo ngenda umunyabyaha n'umunyantege, urukundo rwanjye ni ruke. Nyongerera ukwemera, nyongera urukundo, maze nanjye ngukunde, umfashe koko nguhe umutima wanjye wose, ngukunde wese ntawe ryarya. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Basumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.